Yesu ashimwe. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza twongeye guhabwa, ukongera kubana na bene data, amakupure magenzi yacu tuyasangiza ubuhamya dufite. Mbere ya byose tubanze twabibwire ntabwo tumumwaye mutuzi, hari abatuzi n'abandi bashyashya batari batuzi. Nitwa Musabe Rubasha Marcelin, umufasha wanjye yitwa Uwizeye Rubasha Odette. Ubwo Rubasha rifashe kubw'umuryango, natwe turashima Imana. Dusengera mu itorero Zion Temple, turakijijwe. Urugo tumaze imyaka, abatubona bana turi bato, ariko mu rugo tumazemo imyaka irenga 10. Dufite imyaka 13 twubatse. Ndagerageza kuvuga mu minota mike kugira ngo mene umufasha nabaze kuvuga. Urumva bwanje dufite bw'imyaka 13 n'ubuhamya burebure, bufite amaparti menshi. Reka dutangire twubatse turi bato. Urumva muri fiançailles twavuganaga utuntu twinshi, tuzubaka turi bato, tuzabyara abana tukavuga 3, nkavuga 4, tukabidiskitaho, twumva ari ibintu nyine tuzakora tunakijijwe. Ubwo 2010 dukora ubukwe, dukora civile, dukora dot, dukora mariage nk'abarokore nyine, birinze mu busore, turubaka bigenda neza. Umwaka wa mbere twumva ntabwo twari tuzi. Nimwe Bishop yavugaga hari igihe ujya mu rugo hari ibintu bakubwiye hari n'ibindi utabuze. Twumva nta kibazo, tubana neza dukundanye. Umwaka wa kabiri nta kibazo, dukundanye. Bimwe twibwiraga ku mwaka wa gatatu nibwo twatangiye kugereza, tuvuga tuti ko twavuze ko tuzabyara bimeze bite. Akambaza ati ese tuzabigenza gute, dore tukabura icyerekezo. Ariko tukavuga tuti ko dusenga Imana izatugirira neza. Tugomba muri ubwo buzima rero, urumva umuntu abahora n'ibintu byinshi. Ku giti cyane ngewe ntago abantu banyatakaga ngo bambaze, kubera niba ari ukuntinya niba ari iki. Umuntu yabona umuntu atuje ariko wenda ntamubaze ibintu byinshi, ariko madame baramubazaga abantu benshi, se bimeze bite, bigenze gute. Ndabyibuka umunsi umwe, buriya umusozi w'ubugumba umuntu wumva agira ngo ni umusozi woroshye. Ni ikintu kinini, kuko iyo ukibamo ukanakivamo nibwo umenya ukirimo uburyo ari kugenda struggling. Hari ibintu byinshi abana nabyo bitandukanye, utari muri Yesu n'isi yakubona. Ubwo rero ndabyibuka turi nko muri 2012, hari groupe twasengagamo tukiri abasore. Umama mwaraza arambwira ati ndagushaka. Ndamubwira nise bimeze bite, arambwira ati ndagira ngo umbwire ukuntu ushobora gukoresha onapo ngo uri gushaka uburyo ubuzima ngo uzabubyara, ubinsobanurire neza. Ndikanga ndavuga ngo onapo se ni ibiki? Ati bagenzi bawe bavuga ko ngo mudashaka kubyara, ngo mushaka kubanza kurya ubuzima, ngo mukenjoyinga ubusore, ngo muzamubyara. Ndavuga nti ibyo bintu babikuye. Umuntu ikintu gisa nk'icyancegeje nuko umuntu wabimubwiye, wabivuze, yari inshuti yanjye proche, ari umuntu nanjye numvaga atabivuga. Ndamugeza ndamusobanurira, ndavuga nurumva ibintu bya onapo nta nibyo nzi, na madamu ntabyiza mbwire, ntabyo tuzi pe. Dutegereje ko Imana izatugirira neza, twumva ko tugera mu rugo tukabyara, niba tarabyara ubwo ntabwo birakunda. Umudamu ati ntabwo bishoboka. Nibyo ntabyo ndavuga, ntabyo nzi, nuko bimeze. Tuba muri ubwo buzima rero, umva aho niho nahuye na challenge yanshegesha, ariko ngumya gusenga no gutitiriza Imana no kwibaza uko bimeze. Hari ibintu rero gutekereza, ukibaza bimeze bite, bigenda bite, hakorwa iki. Nyuma y'imyaka 3 nibwo twatangiye kujya no gushaka abaganga. Noneho turivuza, umuntu wese akavura ati ko nta kibazo mbona, bizagenda bite. Umudamu bati
ibi baza kuvuga ku ruhande rwe wenda ati amatorompo arafunze, niba ari ukuzibura akaza ari kurira avuga ati sinzasubirayo, bikongera yabikoze nka kabiri. Ndavuga nibireke ubwo Imana nibyemera uzabyara, itabyemera kandi ntabwo uzabyara nta kundi. Ariko ubwo nubwo twivuzaga ntabwo twahagaritse gusenga. Njye no muri eglise nabaga muri departement y'abinginzi n'abavuga butumwa. Urumva hose nabaga nzi neza ko icyo Imana izavuga, icyo Imana izakora ari icyo, n'iki navuga ku buzima bwacu ariko tuzabyara. Tugahura n'abantu bagasenga, tugasengana, bagahanura ati muzabyara. Ariko ukibaza burya igisezerano naryo riragerageza. Uzi ko utegereje ikintu utazi igihe kizabera, narwo n'urundi rugamba. Ariko byibuze iyo urifite hari indi ntambwe utera. Ubwo rero tuba muri ubwo buzima ni birebire imyaka, urumva ni myinshi, imyaka 10, reka tuvuge 10 kuko 13 harimo amashimwe turi buvugeho. 10 yose y'urugendo twagendaga harimo ibibazo bitandukanye, intambara zitandukanye, hari abantu bagutinya. None twakoze ubukwe, mukuru we kuko no wa kabiri wabo, mukuru we yari afite fiancé, dukoze ubukwe nawe akora ubukwe mu mwaka ukurikiyeho. We uwo mwaka akozemo ubukwe arabyara. Tubabambiye kujya Faisal, abantu batubona kibaza abana, ariko uyu ngo ejo bundi arabyaye, umusaza akora ubukwe nawe arabyara, twe turaho ngaho. Ugasanga umuntu bavuga ngo bagiye ibirori muri quartier kwita umwana, umuntu agutumira shingo panda atabyemera, ariko avuga ati nta kundi ni mushuti, tukajyayo bakibaza abantu bateye gute, baba bari kumwe mu bukwe, mu anniversaire, nta mutima mubi, nta kibazo, bakajya bakumva ko ibya byose hari ufite ikibazo muri twe twacyakiriye tutazabyara. Ariko twe tuzi ko Imana yavuze ko tuzabyara. Wajya ku musozi gusenga, Imana ikavuga tuzabyara, wahura n'umuntu w'umuhanuzi akavuga tuzabyara, ariko uje gutegereza wibaza uzabyara gute. Uko abagabo n'umugore babana, ibi byose ukabikora bikanga. Rimwe tuza kujya kwa muganga, uwo muganga abantu benshi baramuzi, njya muvuga, yavuze ibintu ndamwitegereza numva ngize mbaye confused, nibaza uyu muntu ibyo avuga ashaka kuba ari umuntu yaba yazi iby'Imana ivuga. Burya umuntu ukubwira ikintu muri realite kikaba ari cyo nkuko abibona, ariko mu bundi buryo iby'Imana ivuga bikaba bitandukanye n'ibyo uwo muntu avuga. Aratubwira ngo aradukorera ibizami, akorera madaba, arankorera, aratubwira ngo mwe ndabona mutazabyara, ngo muzabyara ntakiriho. Yarabivuze, badamu hahita turikararira, ngenda mureba, ngumya kumwibaza, ngumya mera nk'umuntu ugiye mu bundi buzima, ndatekereza ntituzabyara, tuzabyara atakiriho, ngumya kubyanaliza bihuza n'ibindi n'ibyo Imana yavuze. Mfata madamu mukora ngo nitugende, turahaguruka turasohoka. N'umuganga ntabwo njya kumuvuga ko ibintu yavuze hari benshi wenda yafashije, arabavura nk'abadamu. Banatubwira ko ngo bamuvanye muri gereza ngo kubera ko ngo hari abo yafashaga yitwaga Siridiyo, ngo baradamu baramusabira ngo aragaruka arabavura. Twatubwira gutyo. Hari igihe watura ijambo Imana igakora mu gihe cyaryo, nkuko ukarivuga wenda ari Imana kugira ngo bizakunde kuri icyo gihe. Yavuze ngo tuzabyara ariko atakiriho, kandi koko niko byagenze. Niba arabyatuye niba bihanuye, ubwo niko byagenze, twanabya nyine atakiriho. Ariko hagati aho muri rwego twagize rw'ubuzima, ya minota 30 ndarubaha iyo mfite, twagize umva gusenga, kubana n'abantu, urakijijwe. Nge nakijijwe kera nkiga muri secondaire. Noneho nakoranaga n'umumama umwe hano, ari couple inshuti yacu ya Karisa Didier na Paulette. Twarakoranaga, nkajya mubwiriza Yesu, nkamubwira iby'agakiza, akabica amazi, akanseka. Abantu bakajya ngo mukazinda na mutereta, nkavuga nige ntabwo naba n'umukatolike, urabizi ko ntabwo ngutereta kubwira Yesu gusa ubuzima bwawe, akanca amazi, bakavuga tura umuntu mukundana, akaza muri office yanjye tukabiganira ntabyumva. Nyuma za kumva tuzi ko nakijijwe, tuguma kuba inshuti. Ubwo navuga ngo
no mu rugendo twari turimo badutahiye ubukwe nawe yari abizi yaranadusengeraga. Ndabyibuka hari mu kwa kane, hari ibintu Imana igikora. Urumva twarivuje turasenga tujya i Kanombe tujya mu biryo n'ibintu byinshi twanyuzemo bitandukanye. Nuko dufite iminota mike, dufite myinshi mwakumva birambuye. Hari mu kwa kane, hari 16 z'ukwa kane, hari kuwa kane, turi muri guma mu rugo, mbona amaye poretanyohereza kuri WhatsApp akarinki ko kureberaho bishop yariho asengera abantu. Twari turi muri guma mu rugo, nubwo nagendaga nkakora nkagaruka gutyo, ariko abandi bari muri guma mu rugo nta bantu bakoraga, nta bintu, ubuzima bwaza nka bwahagaze. Ubwo arakanyohereza ndakareba, kuko twari twagize session na bishop, ndamushimira cyane mubyeyi ko twarasenganye nawe, akanawe akatubwira ati muzabyara. Ariko urumva iminsi twanasenganye hahitagamo igihe bwa isezerano iyo rije naryo rirakugerageza no gutegereza, ariko Imana iba yavuze kandi igihe cyayo kigeze irabikora. Ubwo rero Paul arakanyohereje arambwira tureba ako kantu n'ubuntu umwanya, ndanamubwira nti umwanya ndawuburira he kandi turi muri guma mu rugo. Turagafungura dusanga no gusenga iminsi 14 tunywa amazi. Abantu batabyara Imana izakora ibitangaza. Ambwa ati mfite undi muntu akoherereje nawe mugakore muyasenge. Ndabwira rwose ni byiza, reka twite tunafatiraho tunasenge. Twe twatangiye kuri 16 turasenga, turayikora iyo minsi twari turi muri guma mu rugo turasenga, irarangira. Akajya tubaza nta kirakoreka, nta kirakoreka, turacyasenga. Uruba mu kwa kane, mu kwa gatanu hagati, ahantu natinye Imana nuko ibyo yavuze ibikora, nta kuboko k'umuntu kundi kurimo. Iyo tuba twari turi mu kugenda abantu bakora, twari kuvuga ngo ni dogiteri wenda Ngoga watuvuye wongeye kutuhuye umuti, hakagira impamvu tukabyigira impamvu, ariko byabaye turi muri guma mu rugo. Ubwo rero tunyura muri urwo rugendo turasenga, ibikurikiraho umufasha araza kubivuga. Niho ubuhamya gusa nkaho nawe aravuga mu biki yatangiriraho. Imana ikomeze kuduhana umugisha, turacyavugana na turi. Yesu ashimwe. Amen. Urakoze gutanga introduction no kuvugaho urugendo twagize. We nyine abagabo ntago mu kigeragezo twari turimo, umusozi twarimo ntago yatewe nkuko nge natewe. Niyo mpamvu ngiye numva mfite byinshi navuga kumurenza. Okay, nawe nibyo yavuze nibyo nabyo twagiye ducamo, ariko nge numva mfite detaye nyinshi nuko umwanya ari mutoya. Imyaka 10 mu by'ukuri ntago ari ibintu twavuga umwanya muto ungana nk'uwo dufite, ariko Imana yabanye natwe. Haleluya. Impamvu turi hano nuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Amen. Imyaka 10 tubana, by'ukuri twahuye na byinshi cyane ku ruhande rwanjye. Jewe naratewe kuko abamama babasha kubageraho byihuse kurenza abapapa. Abari ku musozi wari wose ngira ngo barabizi. Jewe nabashaga guterwa cyane kuko nahuraga n'ibibazo byinshi. Ntago babashaga kumwaprocinga ngo bamubaze, ariko nge narabazwaga. Harimo kuvuga ngo twagiye muri Onapo hakiri kare, umuntu mwahura ati se umaze kugira abana bangahe. Mbonereho kugira ngo ababyeyi, abantu bubatse muri hano, mujye mwirinda kugira ibibazo bimwe na bimwe mubaza umuntu nko muri societe. Hari pressure dushyiraho abantu tutazi ikibitera. Ubu gahura n'umuntu ukamubaza ngo umaze kugira abana bangahe. Icyo ntago kiba ari ikibazo umuntu akwiye kubaza, kuko ntago uzi icyo umuntu ari gucamo. Cyangwa ngo ntago urashaka,
ngo cyangwa ntabwo urakurikiza. Hari ibibazo bimwe na bimwe ubaza umuntu ukarushaho kumushyira hasi, ariko Imana yabanye natwe. Haleluya. Imana yabanye natwe. Ntabwo njya nkunda kubivuga nk'uko Kanoni yabivuze, ntabwo kugira umugisha wo gushaka ntabwo uhwanye no kubyara. Ntabwo ari itegeko, ntabwo ari itegeko, ni umugisha w'Imana nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Abana n'umwandu baturuka ku Uwiteka, kandi ni umugisha Imana itanga. Rero muri iki gihe twakoze ibishoboka, twagenda tuvugamo challenges twagiye duhura nazo, cyangwa se ibibazo, nko kuguma mbazwa cyane. Buri uko uhuye n'umuntu ntimuherukana akabona wambaye impeta, nari mfite taye ntoya ubu nabyibushyemo, umuntu akakureba uko ungana ati se kudahinduka umaze kugira abana bangahe, byo nyine ukabibika mu mutima. Gusa hari n'undi twagize gutya, Imana iduha umugisha iratwagura, twubaka inzu. Tugiye kuyitaha aravuga ngo ni byiza ngo Imana yakoze, ngo ariko ngo ntabwo ari cyo cyagakwiye kubanza. Imijugujugu nyine yari myinshi cyane. Buriya iyo Imana yemeye kuba ku musozi buri wese agufataho ijambo, ariko iyo wihishe uri kumwe na Kristo, haleluya, ubasha kubitambukamo. Mu by'ukuri ibintu byo kurira narabirenze, ko biba ku myaka yo hasi. Iyo ugeze ku mwaka wa 10 uba umeze nk'umuntu uri muri firigo nyine. Uba warabaye igiti, warabaye ikinya. Nahoraga mfite vide muri jyewe, ariko nkahorana ibyiringiro yuko hari umunsi umwe iyi vide Imana izayuzuza. Haleluya. Kandi ndashima Imana ko uyu munsi yuzuye koko. Haleluya. Nari meze nk'umuntu uba muri firigo, kuko nta kintu cyanshimishaga, nta muntu wanshimishaga, ibintu byose byabaga ari kimwe kuri jye. Nararize bihagije, ariko nikomeje kuwiteka. Amen. Ndi kuvuga ku ruhande rwanjye, ariko n'umutware wanjye yaramfashije. Yesu aguha umugisha. Yabanye nanjye, yarankomeje cyane, ko ibintu byose Imana ibikora kubw'impamvu, ko byose bifatanyiriza hamwe kuzana byiza, kandi byose Imana ibikora kubw'impamvu kandi nziza. Ku giti cyanjye nibaza ko uyu musozi w'ubugumba nabayemo imyaka 10 watumye menya Imana. Haleluya. Dukora mariage, umva nari wa muntu nyine ukuze, kuva navuka nta kibazo kiremereye umutima numvaga nari naragize. Nubwo bwa mbere nari mpuye n'ikintu numva kigeze ku mutima wanjye. Rero ibyo byose niyo mpamvu nari ndi kuvuga Abisiraheli, Imana yemeye ko banyura mu butayu, banyura mu nzira y'ibizigu, atari uko Imana yarebaga inzira iri straight bari gucamo bagahita bagera iyo bajya. Rero natwe kuba twari guhita tubona umwana ntabwo byari binaniye Imana, ariko nibaza yuko ubwo umutware wanjye yabigendeyemo, njye mbyibaza nkanabyemera yuko Imana agira ngo nkure mu buryo bw'agakiza, kandi narakuze. Amen. Burya Imana igira inzira zayo nyinshi zo kugira ngo ikubone mu buryo bwiza cyangwa bubi. Rero ngiyewe muri byose nshima mu Imana. Hanyuma ikindi kintu cyantangaje cyane, umutware wanjye Imana yaramuteguye, kuko yarakomeye cyane. Njye nagiraga atake ku buryo bwinshi, ariko agakomera. Hari igihe kimwe numvishije byanze, arangije ambwira ijambo, numva birarangiye. Gusa ikindi kintu, iryo jambo ntararivuga uko ryagenze, ikindi kintu abahanuzi n'abakozi Imana batubwiraga, bakundaga kumbaza ngo ese hari isezerano ufite? Amen. Ngo hari isezerano ufite? Ngo hari amakuru Imana yigeze ikubwira kubijyanye n'abana? Nkavuga ntarahari. Akavuga ati niba hari amakuru Imana yakuvuze muzabyara. Ariko byari bisigaye bisa nkaho bigera mu matwi nyine nkumva ni ukuvuga gusa. Uwo munsi rero umutware wanjye arambwira ati reka nkubwire sho,
uko byagenda kose ngo nawe itabikora. cyaranyishe. Amen. Aravuga ngo naho itabikora, numvishije bindenze. Navuga mu by'ukuri ubwo byarangira bitya ngo tuzakomeza gukorera Imana. Amen. Urumva ukwizera yari afite, ndashima Imana ko yatwibutse. Hanyuma muri ibyo byose twagerageje kwirwanirira. Twagerageje kwirwanira mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma tukomeza kwikomeza ku Mana. Hanyuma ubundi nakoraga umurimo wa protocole muri Eglise muri Zayoni, bakanshyira imbere nko kuri entre nka hariya. Noneho nakundaga guhora nambaye rinete. Ntago nazambaye hanini kubera uburwayi, nazambaraga kubera kurira. Amen. Nahagararaga imbere nka hariya ku muryango, nkareba umwana uri kwiga muri SFB, urugero mbizi ko yiga muri SFB, akarangiza mbireba, akanyereka umusheri mbireba, akama invitation mbireba, agakora mariage mbireba, akaza twite mbireba, akajya muri ekodime mbireba, agakurikiza mbireba. Mu by'ukuri ntabwo nabashaga kubyakira. Nambaraga rinete abantu kubera kurira. Nabonaga aturutse nka hariya, nkareba urugendo rwe rwose, ndamuzi, ni umwana kuri jye. Nkareba uburyo Imana iri imwongera, nibaza ngo ubuhaye kubera iki njyewe. Ariko ndashima Imana ko muri urwo rugendo Imana yaduhaye imbaraga, yaduhaye agakiza, tubasha kwikomeza ku Uwiteka. Haleluya. Nayo niyo yadukoze isoni. Ni byinshi. Hari umuturanyi twigeze kujyana muri ubwo buzima twabayemo n'umutware wanjye. Imana yatugiriye neza, tukazajya tugenda, tuba turi hamwe kenshi tugendana. Noneho hari couple twari dufite y'umuturanyi, yabonaga ibyo byose ducamo bikamurya, bikamubabaza, kuko we yahoraga bahora mu ntambara, ntabwo bari bakijijwe. Noneho duhura muri lift y'abaturanyi, barambaza se ko wabuze, kuko urumva nta yindi gahunda najyagamo, nabaga ndi mu rugo. Barambaza ati se amakuru y'umugabo. Umugore bisa nkaho yaranyibikiye cyane, arambwira ngo, ahita asubiza ngo uyu se umugabo we mwamubona, ngo abamupfumbase, ngo abamuhishe, ngo birirwa baryamye, ngo ikibazo nuko nta kivamo. Turi kumwe n'abaturanyi, ariko yabivuze ari ibintu ubona yapanze, kandi asa nkaho ari icumu ankubise. Narababaye, ndataha njya kubibwira Imana. Ariko muri ibyo byose nari narize kubabarira, kandi nari naramenye yuko Imana ko yemeye ko mbibamo ifite impamvu. Amen. Ariko uyu munsi turacyaturanye, ariko ntabwo ashobora guca imbere y'urugo rwacu. Imana yadutabariye kuri uwo musozi, babirebesha amaso. Amen. Hanyuma icyadufashije rero muri uru rugendo nuko twagumiye komatana n'Imana. Ikindi nageragezaga kwishakamo ibisubizo, nishakagamo umunezero. Nge naraturaga, ahora mvuga ngo ndi mama kwizera. Amen. Nitwaga mama kwizera muri groupe y'abanyamasengesho, aho twabaga turi hose. Nari presentantaga ngavuga ngiye nitwa mama kwizera, ko nta zina nagiraga rindi. Amen. Kuryo nahuye n'umuntu rimwe mu muhanda, akambaza ati ufite abana bangaye, nahoraga mvuga ngo babiri. Aranje ati se wamaye nimero yawe, ndayimuha n'umusore twiganaga. Ati se nandikemo mama ndi. Ndavuga ni iki ni gishyashya, ntabwo cyari gisanzwe, ariko mu mutima naravaga, ariko narasekaga. Nahoraga nseka, nahoraga ngerageza guseka. Imana yabanye natwe.
hanyuma mu rugendo turakomeza bigeze aho tugerageza kujya gushaka gukora kwirwanirira, bivuga uburyo twagiye kwirwanira n'uburyo nari ngiye gupfa. nk'uko nababwiye rero twagize urugendo rurerure rurimo gusenga no kwivuza. Haje kugeraho sesiyo kuba afite umuvandimwe we n'umufamiliye we, baratubwira bati Kanombe haje abaganga aba specialiste b'abanyamerika bashaka gukora IVF. Bari nko ku mwaka wa 8 cyangwa se wa 7 dutangira izo sesiyo zo kwivuza. Bari ibintu bisaba n'amafaranga n'iki byose. Iyo IVF ni in vitro, ni ukubyara, ni ugusama abantu bahuje intanga ku bantu batabyara. Biba rero muri sosiyo dukora izo sesiyo zose zisanzwe, turivuza, bari imiti baguha bikagira igihe. Noneho rimwe nza kujya muri misiyo nandi kuri Muhazi, arambwira ati igihe iki n'iki badutumyeho tuzagaruka, nakurushya ndaza. Tujya kwa muganga, naje ari kuwa 4 tujya kwa muganga, baduha kuwa 5. Wajyagayo ni nk'umuntu ugiye kubagwa no kujya mu bitaro, ukirwa kwa muganga nta kintu ufashe, bakagutera urushinge. Isaha baguhaye niba ari 3 z'ijoro, ubwo ni 3 zitabura umunota umwe. Ni uguhera mu gitondo uri muri procedure zo kwishyura imiti ukabirangiza. Ya gahunda kwa muganga yose igomba kuba yarangiye, wishyuye imiti tayari, ku buryo saa 8 wabirangije bakayishyira muri frigo, saa 3 z'ijoro bakabikwa gutera wa muti kuri ya saha. Ubwo turabikoze, turagiye, byose turabirangije. Saa 3 zibura iminota 5 njya kuri farumasi kureba nyine wa muti ngo nguzane. Ndagenda nsanga abantu ntibahari, ngo bagiye muri pause, kandi dufite 21 ko tugomba kuba bawumuteye. Nsubira kubwira umuganga, arabashakisha. Umuganga umufarmasiye ati uwo muti sinziye, haza undi ajya muri frigo. Saa 3 zibura iminota 2 afata agacupa. Ntabwo tuzi iby'ubuganga, situzi icupa yafashe, afata icupa nyine mu yari muri frigo, ararimandaza nirukanka. Saa 3 nko byageze bararimutera, ariko bamutera umuti utariho. Hamwe n'Imana, bimwe Imana iba yaravuze, itaravuze kuzapfa nubwo baguteye ibikwica ntacyo waba. Ubwo kuwa 6 barawumutera, turataha. Kuwa 6 nyine gutya ndi mu rugo aryamye, umuntu ntakoma. Ndi muri salon, nsubiye mu cyumba nsanga umuntu ari gufiriza kurya ururimi, ameze nk'uri kurwana no gupfa no gucikana ku mutima. Kumbi bawumuteye, uragenda ukamura isukari yose yo mu mubiri. Mukoze umva arakonje, nuteruye numva araremereye, kandi yari muto icyo gihe. Ntabwo yanga nagurya. Ubu muramubona na Murongo abamuzi, yari akajene, yari umukobwa muto cyane ufite ibiro nka 50. Umva kumutera ibyo ari kunanira. Mukoze numva mpamagara umukozi, dufite umukozi w'umuhungu, tumutera biratunanira. Mpamagara umuturanyi, baza birukanka, turamuterura tumushyira mu modoka. Noneho mpita mpamagara wa mudamu w'umunasi w'i Kanombe ko yagize iki kibazo, byagenze bite. Ambwira ati shaka ahantu ugura. We yahise yumva ikibazo ko kimeze, ahita avuga ati shaka ahantu ugure ji ya M. Duca kuri alimentation, tumuha agacupa ka mbere nk'uko kamutsindagira, arakanywa. Turamanuka ahantu dutuye i Karama bita muri Norvège. Turamanuka ku Kinamba kugira ngo tujye i Kanombe. Duca kuri alimentation tugura indi ji. Yongeye gufungura ijisho, tugeze hafi uzamuka kuri polisi, ku Kinamba uzamuka kuri polisi. Ahubwo nawe afungura ijisho atari kuvuga, ubona atazi yari. Turamujyana, tumije kwa muganga.
kumbe wa muganga wamuteye wa muti we ashobora kuba yarabimenye agaceceka. Abonye tugarutse agira ubwoba. Urumva already kumutera imuvanamo ya miti ntibyari kuba bigikunze kuko yari amaze kugira amaefe yabyo. Ubwo gira bamutera isukari iki biratambuka ibyo, umva naho yarahaguye, Imana iramurinda. Urumva ngo twari tuzi ko ngo bikunda. Ntitwareka gutyo tuza kujya gusa muri session nayo ya EVF. Noneho umva twari dufite umuganga, noneho bigenda neza ngo turagira dukora ibintu byose ngo bisanzwe, birakunda, bafata inanga baratera, baravuga ati ni sawa. Tugiye kujya bavuga ngo ntago byakunze. Ngenda mubwira tujya kujyayo, namubwiye ni ngo bintu Imana yavuze ntago yavuze iby'intanga. Nabyo ari ushobora kubivuga iyo biba ngombwa kuko nabyo yabivuga, ariko nzi ko yavuze ko izaduha abana. Ntago ugeze vuga IVF. Aturumva umva we buriya hari ikintu mu rugo, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ishaka gushyiraho umuntu ufite pressure ukaba udafite pressure kugira ngo mwuzuzanye. Muri electricité phase na net ryo bitanga igisubizo cy'ibintu. Yaraza akambwira ibi n'ibindi nkamwaniwe itonde, Imana izakora ibi, ntabwo byumva ibi n'ibindi, doka kanshwana rero ugasanga ngewe Imana yampaye iyo mpano yo kumva ibyayo nkabasha kubitegereza. Tuba muri ubwo buzima. Twigeze no kujya kwivuza kuri arambwa kuri Medihiri, bamubwiye ngo batanga 5 million. Nge nagiye kwivuza Faisal, umuganga arampima, nzi ko ari njye ufite ikibazo. Arambwira ngo nta kibazo mbona ufite, muri umuganga w'umuzungu ava ngo nta kibazo mbona ufite, wowe ko kamugira inama, ndabona ukiri mutoya, umbwiye ko mbaze imyaka hafi 8, ngo genda muri banki ufate credit. Anyandikira recommandation, ama ugenda uri umuganga witwa gutya kuri Medihiri, umubwiye ko ari njye ukohereje, aragufasha, arabyandika ati mfashiriza uyu musore ibi nibi, aravuga amazina, akora detail n'ibisubizo by'ibizamini. Yambwira tugenda ufate credit muri banki nk'uko umuntu nyine afata credit yo kubaka inzu, nawe ufate credit yo gushaka umwana. Ndamanuka njya muri parking ya Faisal ndicara, nibwo bwa mbere nari mbonye amarira aza ntaza haturutse. Ndicara mu modoka amarira arashoka, ndavuga ntabwo ibintu bishoboka. Ndaza ngeze mu rugo mbyereka madamu, ndamubwira nti ko bambwiye, ariko ngewe nta credit nzafata y'umwana kuko Imana yavuze ko izaduha abana, nitanabaduha tuzaguma kuyikora, tuzaguma kubana nayo nta kibazo. Ubwo bazaba baratubeshye tuzaguma tubane gutyo. Arambwira ati oya urumva twabikora nta kibazo. Ndabweka nkubwire, umwana nitumufata kuri credit akavuka, no kumurera tuzamurera muri credit ntituzamushobora kuko tuzaba twarishyize mu nzira idashoboka. Ariko numva ko niko twanafata credit niba Ikanombe byaranze, ni iki Medihiri bazakora gitandukanye n'iki Kanombe. Atari ko Medihiri hari abaspecialiste barabikora. Umva Ikanombe bari basa nk'abari muri phase ya test. Ntibivuga ko hari abo muri 5 cyangwa 10 byafataga nk'umuntu umwe, abandi bigafata nyuma y'amezi bikavamo, ukumva nyine izo struggle. None twege igitangaje nuko muri iyo myaka 10 twamaze nta ninda yavuyemo. Mutajyangwa hari wenda habaga havuyemo ninda. Ubu yari umuntu ubingumba azisama zikavamo. Twe nta niya navuyemo kuko nta niya najyagamo. Urumva ko twari turi ku musozi uremereye wo kwibaza ibintu byinshi. Imana ikomeze kuba umugisha. Dufite ubuhamya burebure, umufasha niba kindi yavuga nawe yakivuga. Amasaha yatugenda nyereka tugere kuri conclusion. Iyo impamvu icyo kintu cyanze nari ngiye no gupfa nuko tusigize tukyemeranyaho. Odepar yari yabyanze. Muri couple ubundi iyo mugiye gukora umushinga wari wose ntimubyumvikaneho, ntago bikunda. Ntago bikunda rwose. Niyo mpamvu nari ngiye gupfa. Kubera ko yarabyanze ndaforsa abikora kubera ko namuforshije, hanyuma bigenda kuri nari ngiye gupfa. Imana ikinga akaboko. Ni byinshi rero twakoze, Imana yabanye natwe, turasenga tugerageza uko dushoboye. Hanyuma turi muri Covid rero kuva muri 2010 2020 imyaka 10 yuzuye, niga Imana yadukoreye igitangaza. Amen.
mu minota mike ndabyibuka muri ukwezi kwa gatanu nyuma yo gusenga muri covid abantu benshi bakijijwe banakomeje gusenga banakora n'amajeni umva babaga bari stable noneho banasoma n'ijambo nyuma yo gusenga icyo gihe haje gucamo nk'ukwezi noneho dusubye gato muri 2008 cyane cyageze kugira hafi ukwezi n'igice nta maregere abona dushimana ko byakunze n'iki tukibivuga muri iyo minsi tuvuga tuti tuzajya kwa muganga turebe regere ziba ziraje uko zazaga rero niba twabaga turi hara hejuru yamara bakikubita hasi tukamara nk'ibyumweru bibiri turi muri crise mu rugo ari ukuganira ari ukuvuga iby'Imana ubwo bisa ari ugukansa byabaga bisa nk'ibinduye isura icyo gihe rero nyuma yo gusenga hamwe na Bishop Kurente buri hari ibintu abantu batamenya iyo wize aho ijambo ryavugirwa hose n'igihe byavugirwa cyose uba connecte naryo kandi rigakora byo nizera ko n'uyu munsi umuntu warebera video nubwo ari muri 2020 afite uko kwiza ko twari dufite icyo gihe Imana ishaka kumukora akabona igitangaza kuko ijambo ry'Imana cyari umukozi wa ntago risaza rihora ririzima rikora icyo gihe umva muri covid byari ukurya kuryama gusenga siporo akazi najyaga nk'akabiri cyangwa gatatu mu cyumweru abandi bo batanakora complete bahagaze none uri mu munsi ntagiye ku kazi hari kuwa gatandatu njya muri siporo bisanzwe ndagenda ndabyuka nagize hafi ku Ruyenzi ndagaruka sigaryamye ariko ubwo kuwa gatanu yari yavuze ngo mugurira agateste je ntago nari nzi by'amateste wese agura agateste kameze gute atugenda uvuge bagura agateste kameze gutya ama briefing yacu ndagenda muri pharmacy ndavuga ningura kamwe arambwa tugende ugure tubihaye kamwe gapfa ndavuga se wabikuye ngo niko bambwiye ndavuga nta kibazo ndaye kuri pharmacy ngura tubiri ndatumuha nabo ngaho pima hari vendredi soir ndavuga ngaho pima arambwa atoya ntago ndi bupima ntago ndaba tayari kuko yari afite igikomere cy'iyo myaka yashize ndavuga nta kibazo samedi ya muri siporo ngarutse hafi nka 5:30 sanga umuntu yipfutse ariko yipimye ngo ajya kuri YouTube areba kuntu bapima grossesse n'iki yipimye asanga nyine uturongo tubiri turiho agatereka ahantu urabona hari ukuntu umuntu aba afite emplacement y'icyumba cye winjira ugateka telefone ndakuka kwa feze n'iki uzi nyine umuntu abazi ukuntu nuza ahantu hituhita rushyira ibintu nyine kujya gukora mu bindi agatereka ahantu kuri kwa feze ye gutya ku buryo ninjira mbere ujya kugitana mpita mbona ako kantu none nanjye ninjira mbona umuntu aritwikiriye ndamusuhuza numva ntari kuvuga kumba ari kuririra mu gitanda none ndatambuka ntereka telefone mba mbonye ako kantu mbona utuntu tubiri none sinabasha kumenya ibyo ari byo ndambwira wipimye bimeze bite ahita ambwira ngo byaciyemo nari mpagaze sinzi ikintu cyanciye numva amavi acitsemo ndamanuka nkubita amavi hasi mbura ijambo mbwira Imana nabuze ikintu mvuga mera nk'umuntu ugiye muri koma ndaceceka nk'iminota numva ntaza ahantu ndi guhaguruka birananira mfata ku gitanda nabwo nimbwira byagenze bite nsobanurira nawe kumva ari kubimbwira nawe atazi uko bimeze wari wo munsi wa mbere mu rugo habayemo ikidoka ari kuri waramize mutuvuye kwa ikintu cyari kibaye icyo gihe gisa nk'igifunguye twebwe ibyari byo ndavuga noneho kano kantu ukabike ubwo bukeye kuwa mbere tujya kwa Kanimba dufata test de grossesse bisanzwe barasanga aratwite umuganga muyiza muri ecography ubwo yashize hafi ukwezi urumva ko iyo ndarimo nk'ukwezi tutazi amakuru yabyo noneho umuganga areba muri ecography avuga ngo felicitation avuze gutyo uyahita turikararira none umuganga we agira ubwoba ndakurize se ntabwo abishakaga se undi ntiyamwumva gumya kurira ndabwiraga muganga byihorere byacu n'amateka ati se yari umuganga ari umujene mutoya ati se meze bite ndabwira uyu n'umwaka wa 10 tumaze nta n'umwana
ubona arikanze atoya ati muze tugenda atujyana ahantu n'abashyiraho neza muri ego ati dore nguyu akajya yerekana ubona nawe n'uri yatangiye kuba ashaka kudusobanurira neza kumvaga ntabyo tuvuze. Tuva aho ngaho reka mvuga akantu gato, ubwo tujya i Kanombe rero tuvuga kandi tujya i Kanombe nabwo twavuye aho tujya kujyana no kwa Ngoga watuvura i Kanombe ngo tuhakikishe neza twemeze ko ibyo hari privé bavuze no muri leta aho twivuje nabyo ari kimwe. Tujya kwa Dr Ngoga, hari abamuzi niwe watuvuraga nyine byaramuyobeye nawe aratubwira ati ko ajya muri mashini ko maze igihe mutivuza muje kugera gute. Twavuga twari tuje kureba hari icyo Imana yakoze. Ati mama ni kweli? Ndi kweli. Amuryamisha agikubitaho ahita bango ngo Mungu anatenda. Nuko yavuze muri iryo jambo ngo uyu bebe ngo ni precious. Ubwo madame ati n'umuhungu n'umukobwa ati witonde reka muhavuga ibikurikira n'ubuhamya burebure umwanya wadufata kuko mva ni byinshi. Ni ukuvuga ngo dushobora kuvuga bino bintu uvuga ngo agateste ka grossesse ngo kujya kwa muganga muri ecography, ibyo bintu ushobora kubivuga ukagira ngo ni ikiganiro gisanzwe. Oya, ngewe turi muri covid namaze ukwezi, urumva muri covid uko twirwaga twikubanaho murabyumva, twari twarageze kuri stage nta kiganiro cyabaga kiri mu rugo, twari kuba tuvuga ikizi, nta cyabaga gihari, twabaga turi kuri televiziyo buri wese akaba ari mu bye, ntacyo twavuganaga. Ubwo noneho ngewe mbona ndimo ndamara iminsi nta regle mfite. Reka mbabwire icyo kintu ubwacyo naravuze mu mutima nereka nkubwire ngiye nzajya kugishimamo Imana. Yesu ashimwe. Numvaga ari ikintu kiremereye nabaho n'ubwa mbere byari bimbayeho. Na regle zirabuze, ni gute regle ko nta bushobozi mfite bwo kuzihagarika, ni gute zibuze muri jyewe? Icyo kintu cyambereye igitangaza ku rwego mudashobora kumva. Ubwo tuba tugiye no kwa muganga, muganga arabaza ngo kuri kurira ngo ntago wamushakaga. Can you imagine? Noneho ntago nasubizaga ahubwo narariraga. Noneho n'ubwa mbere nari ngiye muri aryaho basuzumishiza ni muri maternity muri gynecologie. Yesu ashimwe. Gynecologie najyaga nyisoma nyine uko basoma gynecologie. Nigiraga muri medicine interne ariko kujya muri gynecologie kugirana. Uwo munsi barambwiye turajya muri service, bayimbaza nkarira. Urajya muri service nkarira. Kwa muganga bagiye kumpima ndatitira gutya binanirwa no kumupima ndarira. Numvaga mbega ninshaka mfi. Ntago byumvikana. Yesu ashimwe. Ariko byarangiye bibaye ukuri. Dr Ngoga arabikonfirma. Aravuga ati mugende mujye gukomeza abantu bagifite imyaka mitoya, ati kuko iki ni igitangaza kibaye kiri netre, ntago twari twakabibonaho bino. Ko yatubazaga ati ko mugarutse muje ngo tubafashe iki, ko bigaragara ko nta kindi twakora. Haleluya. Ibintu byananiye abantu rero burundu, nta yindi step, nta yandi mahitamo, nta kindi gisubizo, aho niyo Yesu akora. Haleluya. Mu by'ukuri byari byaranze n'amafaranga bari kuzaduteranyiriza ariko ntago byari byarakunze, ariko mu gihe gikwiriye, nta mbaraga zigiyemo, nta bintu biri mekanike, ibintu bislidinga byoroshye ku bushake bw'Imana birakunda. Yesu ashimwe. Nukuri Imana ikonfirma igitangaza cyacu, tubana nacyo. Hanyuma hahita hakurikiraho step rero yindi ngo twagiye kubivuga noneho, ariko twabivuze ari ibanga. Fukuti nibanga utarabyemera kugeza mbese ubu ntangiye kubivuga ko ntangiye kubyumva ko byibura kameme ndi umubyeyi se koko ndi mama kanaka. Ariko mbere naravugaga nizi n'inzozi ndimo, hari umunsi nzazivamo ngaseba ne gutangaza amakuru. Nari narakomeretse bihagije, twari twarakomeretse. Hanyuma Satani ntiyarekeye aho, yaduteza ikindi gihe adutega kunda. Ya miti baneye ntago byarangiriye aho. Muri grossesse nabwo nabanye nayo, ngira preeclampsia, ngira ikibazo gikomeye mbyimba amaguru. Twari muri covid, narihishaga, narabyimbaganya hano hose, sinashakaga bandeba. Twabaga turi mu nzu twenyine, nta bumenyi dufite, nta makuru dufite.
ndagenda ndabyimba, kumbe nagize ikibazo sinabimenye. Ngiye kwa muganga, abaturanyi bacu nibo babitubwiye bati izi ni sinye mbi, mujye kwa muganga. Ariko ngiyewe muri jyewe nari mfite ikintu kivuga kiti oya, uyu mwana azabaho uko bimeze kose. Tugiye kwa muganga bahita batugena muri urgence, baravuga bati nta nubwo uzanataha ku byumweru 28. Ati ntabwo uzataha. Ibi bintu ni ibintu bibi bikomeye cyane, ku buryo umuntu twahamagaye kuri telefone yaratubwiye ati mujye kwa muganga bafite na clinique, ku buryo bafite maternité, ku buryo ushobora no kubyara ku byumweru 28. Ariko Imana yabanye natwe. Satani yagiye dutega ibindi bihe, akadutega ibindi bihe, ariko muri byose twabanye n'Imana. Ngira igikundiro n'abaganga. Ndi muri maternité rero, umva abadokiteri barazaga bareba siti etandimo, diabete narayigize, ngira pressure, bamvana ku bintu byose, ndagenda ndabyimbagana ku buryo urebye n'ifoto yanjye ntagushobora gukeka ko yari jyewe. Nabyimbaganye ahantu hose kugera ku rurimi hose, ndabyimbagana ndangana. Ariko ishimwe nabaga mfite mu mutima ntabwo mushobora kubyumva. Yesu ashimwe. Noneho muganga uko bandeba bakabona uburyo ndembye, bakambwira ngo ariko denga urumva umeze neza. Kwa kundi abaganga bajya inyuma y'amarido, murabizi, kubera kese bareba bakabona irakomeye, bakajya inyuma y'amarido kugira bataguhahamura. Ahita mbabwira nuzi n'ibindi doctor, meze neza cyane cyane cyane. Ese urabivugishwa n'iki? Nta makuru mufite. Ngiyewe ndwariye muri maternité. Icyo kintu ntabwo mushobora kucyumva. Ndi muri maternité, ngiyewe maternité. Bakabinkundira cyane, ndavuga nirika ngo kuba ndi muri maternité ubwabyo kubwanyu nishimwe mudashobora kumva. Byabaga ari ishimwe, nabaga ndi fieri, kandi abareba babona napfuye narembye, ku buryo abadokiteri bamvanagaho ibipimo. Rero uko kwizera niyo positivity nari mfite n'uburyo nari meze byose byageze aho ku byumweru 31 biranga, bati turagenda nta kibazo. Umuganga arambye ati odebuzi n'ibindi ubu tuvugana dufashe icyemezo ugiye kuri delivering. Ndavuga nta kibazo mfite. Numva indirimbo inje mu mutima, ariko na Satani yarandwanyaga, kambye utinze kubyara, ugiye kubyara igihe kitaragera, ubyaye ubabaye gutya, ibi byose ni ibiki? Haleluya. Uwo mwanya wa none, uwo mwanya Dr. akibimbwira, numva indirimbo inzamutse mirambwira ngo yandi vuga ngo witinya genduke, ngo Uwiteka ari kumwe nawe wamunyembaraga we. Haleluya. Mita numva mfashe imbaraga, ku buryo twagize urgence nta n'uwansinye, ninjye wisinyiye. Yarataraza na mama ntago yarahari, ndisinyira mita njya mu iseta. Yesu ashimwe. Umwana baramubyaza neza, umwana aravuka afite 1.8, ari muremure areshya na se. Yesu ashimwe. Umwana ari muzima, yari active mu nda, akina, abantu bose barabirebaga. Anavuka afite imbaraga, tujya muri kuveze, twamaze iminsi mike akirwanirira. Polete agiye kumusura yayibonye, umwana yicomoragamo imipira akabasha kubaho kubwi. Abandi bose bagenda bananirwa, harimo abapfaga tureba bagapfa. Umva Imana yabanye nanjye, ndabireba. Satani arandwanya, Imana irandwanirira, mbura amashereka, Imana irandwanirira. Mbese ibintu byose byari umwijima, ariko mbanamo n'Imana. Umva sinzi ko nababwira ukwizera mfite, ntabwo nzi ikintu wambwira ngo kidashoboka. Sinzi cyari icyo nta kibaho. Hamwe n'ibyo byose rero umwana turamutahana ari muzima, uyu munsi wa none ni muzima, ameze neza. Umva nta kibazo na kimwe afite, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Hanyuma ikindi, yatangiye kwiga afite imyaka 2 n'amezi 3, ako yatangiye kwiga. Ejo wundi naramutahanye, turi gutaha mpita mvuganye Imana, ntabwo uvuga ijambo ngo rihere. Nyiri ku musozi ushyushye mbihiwe, nta jambo na rimwe bambwiraga ngo rifate. Umuhanuzi yaturutse hariya arambwira ngo mva mada, ngo uvuge Uwiteka avuze, ngo abana bazigishwa n'Uwiteka. Naramusetse, bivaho kumusekera mu mutima, museka neza bireba. Naramusetse ndamugaya pe,
na groupe twari turi kumwe twese turamugaye, turavuga ati turavangiwe. Haleluya. Ntabwo Imana ibeshya. Ejo wundi naratahaga ndi kumwe nawe, njya muri banki nkishyura bordero ya Minervale. Haleluya. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Na mbere yuko bijya kuba, twabonye umuhanuzi wa nyuma na nyuma yaje mu rugo mbere ya covid, aratubwiye ngo mvuka Uwiteka avuze. Twari twarabirambiwe ibyo bintu ngo mvuka Uwiteka avuze, byarankomeretsaga. Mvuka Uwiteka avuga byarankomeretsaga. Arambwiye ngo Imana igiye gukora ikintu ngo bazabyumva bose, ngo bazacura injereri mu matwi. Haleluya. Umwana amaze kuvuka twabonye telefone nk'uko Imana yabivuze. Twabonye gift ziva mu isi yose. N'uyu mwanya nibwo dutangiye kugurira umwana imyenda, undi yambaraga imyenda ivuye mu isi yose. Imana yatugiriye neza. Rero ni byinshi twabarambiwe, ariko Imana yatugiriye neza. Ya vide, ya nyota yarashize, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Waba ari ku musozi uwo ari wo wose, yizera Imana ntabwo ibeshya. Gusa icyo ngusaba ni kimwe, niba uri ku musozi Imana yemeye kubaho, ntuzavange. Amen. Ntuzavange, uzabe honete n'Imana, ugendane nayo. Najyaga mbwira Imana ni nzakora uruhande rwanjye, urwawe nirukunanira ntabwo uzitwa Imana. Ariko ntabwo yananiwe, yarakoze. Yesu abaho umugisha. Amen. Ababwira uko umwana yitwa. Gisoza rero twabatindiye, ariko ni ubuhamya burebure, urumva hari ibyo tutavuze. Turashima rero cyane abantu twabanye kuri uyu musozi. Ntabwo twagenda tutabashimiye. Turashimira umuryango wa Didier na Paulette. Turashimira n'umushumba Prophetic Bishop wabanye natwe muri urwo ruhande. Nimwumve ko dusengera hariya na hano ni mu rugo mu rundi ruhande. Ari igihe umuntu agera mu rugo habiri hose hakaba ari mu rugo nta kibazo, ukumva uranezerewe. Twasizeho umuhigo. Hari ibintu Imana igikora uvuga, wowe ugapfa kwivugira uvuga ngo ndabivuga kugira ngo nibikora uko bizaba bimeze nzabihegure. Imana ikagutegera ku byo wavuze. Twaravuze ngo Mana nuduha umwana ukaduha umugisha. Hari ibintu kanone yavuze ntago turi butange ubuhamya, kuko byo ni ubuzima tubamo bw'urugo bisanzwe, nabyo ni disession. Turavuga ngo ibyo tuzaba dufite icyo gihe uko bizaba bingana kose, niba ari bikeya tuzaguha 10% cyabyo, twirengagije ko hari n'ibindi dutanga. 10% cy'ibyo dufite kuri konte icyo gihe. Niba ari bike ubwo tuzaguha bike, niba ari byinshi tuzaguha byinshi. Si ukubabeshya. Hari igihe uvuga ikintu Imana ikavuga ko reka ngikore, ndebe ko icyo wavuze uzagisohoza. Cyageze igihe ugiye cyo gutanga ubuhamya, nicara n'abadamu ngo ndore ibintu Imana yakoze. Mu bintu twavuze muri karine iki tugeze rero kwishima. Twavuze ko tuzatanga kimwe mu cyiciro dufite kuri konte ngiki. Dore konte ni wozi, nubwo nzijera niwo ufite carte, niwo ufite byose, ngaho ngira uko bimeze. Arambwira bimeze gutya, ngo ni okay, nuko bimeze tuzabikora gutyo. Rero ntago byari n'urugamba. Hari igihe urwari ati nzabikora, ko Mana buri wakatamo confiti, ariko kuko wavuganye n'Imana ibyo uzakora. Twayibwiye Mana kuko twavuze ngo nibiba bike tuzafata bike, nibiba byinshi nyine uko tuzazana byinshi. Turashimana ko yaduhaye guhigura uwo muhigo, kandi Imana ishimwe. Ikintu cyiza twakoze twabwo kutayishimira imbere y'itorero n'umuryango. Turabashimira ko mwatwakiriye, kandi tugashima Imana mu rusengero ku mushumba twasenganye twabanye. Imana ikatugirira neza. Reka dusohoreza aho, wenda ubutari mujya kudutumira tukababuhamya, tuzababuhamya. Umwana wacu yitwa Irisa Rubasha Naera. Precious yo ni ya Dr. Ntago twarisize. Naera yo nyine nuwo twahawe n'Imana. Irisa ryo ni Imana nyine, uniqueness, ukuba ubudasa bw'Imana. Rubasha byurumva ni iry'umuryango, ariko naryo rifite meaning yuko Imana ishobora byose. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Amen.
nukuri ndagira ngo duhaguruke twese dukomere Imana amashyi menshi menshi. Haleluya. Imana yacu ikora ibidasanzwe, ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwinshi. Amazina yayo arakomeye, yitwa Ishobora byose, yitwa Isumba byose, yitwa Uhoraho, yitwa Uwiteka, niryo zina ryayo. Imana yacu ifite amazina menshi cyane. Abisirayeli bo mu gihe Bibiliya igitwereka ko mu gihe Imana yajyaga igendana n'ubwoko bwayo igakoramo imirimo n'ibitangaza, aho hantu bahashyiraga igicaniro kandi bagahita bita Imana bahabonye izina rihwanye n'imirimo yakoze aho hantu. Rero Imana yacu ishobora byose. Amen. Nta gishya twabona twayita, amazina yose bayamaze inyuma, ariko Imana yacu irakomeye cyane. Mu bintu abakozi b'Imana bavuze, hari ibintu bitatu bincarenjinze. Icya mbere, kubona umuntu ashaka agatwita akabyara. Sanze ari ibintu bikomeye, ari ubuntu budasanzwe abantu batazi, ahubwo bajya bagera n'igihe bakabwabyuzinga, bakabwangiza. Aho usanga umuntu ahubwo ashaka gutegeka Imana uko urubyaro rwe rugomba kungana n'ukuntu rugomba kugenda. Iyo kintu numvishe nubarariye Imana cyane. Icya kabiri, nibajije ukuntu abantu bajya barambirwa ikigeragezo kitabariho, aho kwankuraja ugifite ahubwo bakamutera kurambirwa cyane kubera uko bamuturitinga. Icya gatatu, numvishemo yuko ikintu cyose cyavuye mu kanwa k'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yobu mu bice 42 yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose Mana, ngo kandi nta gishobora kurogoya umugambi wawe. Amen. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yavuganye nawe, aba baciye kuri uwo musozi barawuminutse, barawurangije, igikombe cy'ibidandabiranya bagishyize hasi. Ariko nawe waba uraha ufite undi musozi ukuri imbere, ufite ikindi gikombe cy'ibidandabiranya kikuzengereje. Reka mbabwire, iki Imana wowe gusa shaka kumenya, ese Imana iravuga iki kuri iki gikombe mfite mu biganza byanjye? Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, byaba bimaze igihe kigufi cyangwa kirekire, ni ukuri icyo Uwiteka yavuze bari cyo wiringira, bari cyo ufata mu biganza, kuko icyo ngicyo nicyo kizasohora. Amen. Reka kubara imibare umaranye n'ikigeragezo, ahubwo bari incuro Uwiteka yavuze ngo iki kigeragezo kizakuvaho, ibintu bizagenda neza. Niba Imana yaravuganye nawe ayo magambo, bari yushikamaho, ukomere, ukomeze umutima, utitaye ku magambo n'imiyaga ihuha ikwibutsa ko ufite ikigeragezo. Ibyo Imana yavuze kuri wowe nibwo buzima bwawe kurusha ibyo abantu bavuga cyangwa ibindi bivugwa n'amajwi y'abadayimoni. Amen. Rero musubireyo nta mahwa. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro kubw'imirimo yabakoreye. Njyewe iteka iyo mbonye abantu b'abakozi b'Imana bafite ubuhamya bukomeye, nongera gutinya Imana, nkanamenya impamvu Imana igicisha abantu mu bikomeye, aba ari ukugira ngo bazakomeze abandi. Ntabwo Imana ari ingome ku buryo, kandi ntabwo ihimana, kandi nta murozi wakuroga Imana ngo ireka inanirwe kumuhagarika. Nta shitani yafata ibyawe ngo Imana inanirwe kuyihagarika. Ariko iyo Imana yemeye yuko ibintu byawe bigira ikibazo runaka, imbere y'icyo kibazo haba hazaba igisubizo kizafasha amahanga menshi. Amen. Byaba mu rubyaro, byaba mu gushaka, byaba mu butunzi, byaba mu mubiri w'umuntu, byaba mu buzima bwa buri munsi. Iteka ryose ubuzima bw'umukristo, ibibaho byose, ibikomeye, ibyoroheje, ibibabaje, ibishimishije, byose ni ubuhamya buba buzakoreshwa nk'ivugabutumwa rizubaka abandi bantu.
Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, katubakomere mu mashyi. Ikindi nagira ngo mvugeho nuko nagira ngo mbibutsa aka kantu, kandi ngira ngo ni nka commentaire ariko positive, itari buninjire cyane mu buhamya kuko ubuhamya ni ubuzima, ariko ikintu cyo cyagiye kibakomeretsa cyane ni ibibazo abantu bagiye bababaza, ariko abantu babibabazaga ntago babangaga, barabakundaga cyane. Kukubaza ariko n'ubu ntacyo muribwira, ariko aho ntimwaba mwarashatse kubanza kwinezeza mukaba mushyizemo kavyeti kugira ngo kubyara bizaze nyuma. Abantu babibabazaga ntago babangaga, barabakundaga. Noneho umuntu kuba yakubaza ati harya ugejeje abana bangahe, azi ko bagutahiye ubukwe mu myaka irenze umwe. Reka mbabwire, ikigeragezo ntikikatuzanire n'ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo wa muntu ubikubajije ari innocent, nta kibazo afite, nta n'icyo yibwira kugukomeretsamo kuko nta nabizi ibibazo urimo gucamo. Uzi ko Imana ijya iducisha mu bigeragezo abantu n'abatwegereye ntibamenye ibyo ari byo, ariko Imana yiba ifite icyo ishaka. Ni ukuvuga ngo bariya abantu bose ibyo bababajije byose mujye mubifata nabyo nka process y'ubuhamya ariko itari negative. Mujye mubifata nk'abantu babaga babashakaho ikintu ariko bakakibaburaho, bakaza bazi ko bari busanga ababebe bagasanga ntabahari. Mu by'ukuri ko warashyingiye umuntu mu myaka 10, utekereza ko ukwiye kuba usanga hariyo nk'abana 3 cyangwa 4. Kuba baza rero bagasanga mu rugo nta mwana utamba, kuri bo babibona nk'ikibazo. Kandi abantu bose ntibareyajisa kimwe, hari ukubaza ati ariko byagenze gute, hari ukubaza ati ese abana bagiye ku ishuri kumbe nta n'uwigeze avuka. Ariko ari ababibazaga, ari namwe, ari mwe mwabitekereza, mwababaraga, mwari mufite uburenganzira bwo kubabara. Mana kuki aba bantu batubaza ibintu bitaratungana? Abababaza nabo baravuga ngo atari kose aba bana bacu igihe twabashyingiriye nta kintu mu rugo, nta mukobwa utamba, nta muhungu, ntaki. Se byavuye kuki? Rero n'ubundi impamvu ikintu kibi kigeragezo nuko kiza kiremereye, kandi cya kabiri kiba ikintu cyawe personnel, abandi bantu ntabwo kiba kibakoraho, nta nubwo baba bakizi. Burya abantu benshi ikintu kugira ngo cyitwe ikigeragezo nuko kiba cyabaye ikibazo ku buzima bwawe, ariko abandi bantu kitabareba, kuko cyabaye rusange ntabwo cyaba kikiri ikigeragezo. Ubwo cyaba ari ikibazo kije nka ya covid twavugaga. Covid yaraje twese tujya muri guma mu rugo, nawe ari kujya yirirwa arira ngo mbana we imyaka 2 turi muri guma mu rugo, kandi ari wene uti Imana wamuhoye yaguhoye iki kandi atari we gusa. Ariko impamvu ikigeragezo